umuntu witwa Philipita umwana aje gupromotinga indirimbo uzanyemo Ama-G gute ntago ari collabo ariko yamushubije neza congratulations bro nta muntu twabanye ujye usubiza bugoryi urumva n'umuntu witwa DJ Adams abo bantu babiri mani mujye mureka tube buri showbiz ariko turi abantu b'inshuti nta shyari ariko uzi kugira ngo buriya nk'ikintu kiba cyandakaje cyane uzi kubona irira rya Bruce Melody Kasuku nawe reka nkubwize ukuri ngo Ama-G ngo zira nkoko size ngo buriya ngo araragiye Kasuku wa mipana bitwaye inama wagira abanyeshyari nayo bari gumaniriza bakoraho bagumanira iryo shyari ryabo inama wagira umurozi azafata ubwo buroza buvange mu biryo byo mu muryango w'iwabo reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza kurikirana ibiganiro bya Emi Nyawe Empire nizera komeze neza cyane ngo hayi kaze biri kugenda bikura wagwana mwifurize ibihe byiza wowe unywa ikinyobwa cya B1 Gin B1 Gin ikinyobwa kimeze neza cyane guturuka muri Root Investment Group Limited dukorera ku Gisozi ruguru y'agakiriro ka Gisozi mu Rwanda hose kirahari ubu ngubu twamuritse n'icupa rishyashya rimeze neza cyane ubwo rero tukaba turi no mu bitaramo bya MTN wacu na Music Festival nk'umuterankunga mukuru ntago MTN ari umuterankunga mukuru Inyange wapi nta nubwo Primus ari B1 Gin kwisi hose nicyo kinyobwa ariko se ko nabibabwiye kera zamura mikoro meze neza wagwana ngiye nari ngukumbuye mwana sha nanjye nari ngukumbuye Emi bimeze neza wambaye corporate ya Danger nziza imeze neza yemen erega wakoranye na B1 Gin ugakorana na Rujama ugakorana na Mango ugakora ariko ni gute wakwambara nabi bro ariko kontra urazifite ariko se kuki mushaka ko ntazigira kandi warazimye narazimye wese umeze ute bro nanjye meze neza cyane ndonda kiroka malaria ntago byari ngumushwiza ngo wari wakamera bawita umushwiza malaria malaria cyane kwari teme hafo umuntu arazinywa ubone uri kunywa kwari teme ariko iyo ifatanyije n'ikintu cyitwa stress nabyo biba bibi biragora kuko jewe nayimaze iminsi nkureba ibyo bakuvuga iyo malaria ifatanyije n'utundi tuntu tuyibekinga ubwo malaria iratera utundi tukikiriza izo ngegera bakanda nzugi nako ako Kigali ni ya stress Kigali ni stress no showbiz ya Ama-G showbiz ni ibindi bindi ariko biba bisaba kuba uri hard worker nta muntu numwe nyinyuramo gutya ejo bundi mushiti wawe nawe kuri live yararize narabibabwiye urababanziriza ndi bagakurikira arati nagiye kubona mbona Ama-G de Black arareze hagahita haza umuntu kubekinga nyuma bari barirase baransetsa ariko kandi warerera gukuri kandi none ikintu gihari mugezweho namwe muze rero turebe Bruce ejo bundi agiye kuri live Bruce Melody aravuga ati muranyanga ubundi kumukunda n'itegeko ibyo abimenye kuko ntago diri hari yo muri iyi showbiz ntago kugukunda ari itegeko no kukwanga nta cyaha kirimo nta hantu twasinyanye ko ngukunda
yararize Ye- Ama-G yararize ubu n'abandi baraje uzi abantu babaza kurira wararize nanjye nararize Yago yararize The Ben amarira yo ni menshi, amarira n'urucabana noneho kurira ariko ngo ni wowe mukuru wabo w'amarira gusa buri wese uri kuri iyi si ajya no kuvuka nawe yararize nubwo atabigizemo uruhara ariko yararize. iriya live ya Bruce ukibibona avuga ati ndabizi muranyanga, njyewe ndabizi yagombaga kubibabwira muramwanga muramwangira iki? Iyo umuntu wese ku isi yateye imbere baramwanga kuko baba bumva yadepanshije yavuye mu rutonde rw'abantu bari inshuti. Kumbwa rwageze ku muhi ariko abona ari amarira y'ibyishimo. amarira y'ibyishimo sivuga ngo ndabizi ko mu nyanga bande abanyamakuru abari muri showbiz. Jewe niyo mpamvu nabonye ko style y'abanyamakuru ntago ngiye nzongera kubagenderaho bro. Jewe nzakora akazi kanjye nk'uko mbitegetswe n'umutwe wanjye n'ibitekerezo byanjye. Wanyanga uzavunika, wankunda uzamfasha, ariko nunyanga uzavunika. Nta nubwo noneho twe twaranariza amarira yarakamye bo nibwo bayazanye. Ubu noneho ngo buretse njyewe nasanze mani muri abantu nyine bameze ukundi kundi. Uza abantu barize na Theo bose babireba yararize bro. Reba umupapa muramufotora yagiye kugama bro ngo doravuye ku kamoto hoya ngo afite inzoga ni imvura iri kugwa muri botike akuma kabisa wamwumvise ngo nakuma rero nibo batuma barira ko nabo barizanya n'abanyamakuru turarizanya murarizanya ariko namwe harege muzarira ntago nababeshye. Ngiye byarantunguye kubona Bruce hara kuri live none mu gitondo wowe warize ari kumanywa narize kumanywa yihangu na Israel mbonye ari kundeba ari ukuntu ushoreza wenda nk'ikimyira kikaba cyasubirayo ariko ntagirira warishoreza murarira ku isi mwageze muzi iyo ndirimbo waririmbye ngwiki uruhinja urarira kaze neza ku isi y'abagome, ku isi y'abagambanyi, ku isi y'abajambazi, ku isi y'ibisazi, ku isi y'abateramwaka mu ndiri y'abambuzi. Yaba waruzi ibyonzi mu minsi yawe ya mbere uzitabwaho pe. Ndabizi uzarwara kandi uzavuzwa, ndabizi uzasonza kandi uzagaburirwa, uzarira uzahozwa, siko bizahora. Nukuri uzabyimenyera. Twikomereze Kigali. Wowe waririye i Kigali aho uvuga Bruce yagiye ku Gisenyi. Niyo amarira yagombaga gushokera. Nuko bimeze. Akazuka indirimbo zose wagiye uririmba zose zagiye zisohora abantu ibintu byagiye biba byose. Nose ko nakubwiye ngo kukwambuka mfi Kigali bizambiza icyuya ntago kibonye. Kimwe se none suguri mu bikinye ubuzima bwanje buri mu mazabira nk'igi ngwese nzakora iki kumukira mfata nk'icyatazi rero ibyo byose jewe hafi y'indirimbo zanjye zose nagiye ndirimba zagiye ibintu naririmbye byagiye biba byose byose ntayo waririmbiye umukobwa
aho mukibona zirahari abasore twarakennye ngo turatanga ke y'urukundo ariko nibyo ibitenge oya nayo niyo ibitenge nguha ndetse n'inyamama ibyo unkoze n'ibiki reka mbwa ruri kumuhigi umwe dukomeze none se ariko ndumva byari nk'ubuki bwivanze n'amata gusa iyo ngiyo bahita bagupfusha ubusa nayirimbira umukobwa harya uwaririmbye mpamvu iki njye mbona bagupfusha ubusa iyo uzakwibera uwanjye nari kugutetesha we nari kugutonesha we nari kukumwa nari kuku mama bebe kutayumva ibi bintu byanyu ubu ngubu turaza kubigenza ngo mama bebe gutaye umwana nawe waririmbiye umugabo wasize akaruvamo akigendera umugabo oya nayo ubwo nayo bayita ibibazo mu bindi nayikoranye na mama Butera Jeanne Knowless ivuga gute ibibazo mu bindi ibi ni ibibazo mu bindi yagiye kumureba ahantu ngo yaramubwiye ngo akora kuri banki asanga n'umukirina ahita amubwira ati kuwambwiye ko ukora kuri banki ati ariko hano ni kuri banki wenda akazi nakubwiye wenda siko ndi gukora njyewe nkora hano kuri banki muraza kuyumva yitwa ibibazo mu bindi ababishaka ahita amubwira ati uzabaze nta mupuranto njye nakundana nawe arambwira ati wapi izo rero zose ni indirimbo twagiye dukora kandi birasohora izo bita ikariso y'icyuma ibyo byose izo ni indirimbo igifu ikariso y'icyuma twararangije izo ndirimbo zose nagiye nkora njyewe turi ku ishuri ariko riratunaniye turarize shoferi motari turi ku ishuri turarize turi ku ishuri ariko mwana bari jewe reka nkubwize ukuri uzumva indirimbo zanjye zose nta ndirimbo ijya iburamo izina inkoko ngako karayijyanye mana yanjye we ni ibintu none urazoroye zimwe baranaziba ntabwo wakwiba ibintu imana yanjye narababwiye ngo umuntu ushaka kundwanya ngo ansubize down banza urwanya imana rurema numara kuyitsinda and then come none se amaji niba icyamamare nka Bruce Melody ufite n'amafaranga nta muntu utayafite mwana ibyo yego buretse ntagakishakisha mu muziki ajya hariya akavuga ati ngenda bizi ko mu nyanga ndabizi ko mu nyanga nimba bizi imana ishima mu nyangira iki ati nge nta muntu nafungisha utekereza noneho wa muntu wa muhanzi uri underground ukizamuka njyewe reka nkubwize ukuri Emi kandi uranyumva cyangwa ntunyumve n'ibyawe bikureba umuntu wese ushaka kwinjira muri industry kuba icyamamare namugira inama yo kubireka kubera iki agiye kwinjira mu rugamba atazabasha kurangiza biravunanye hari indi mirimo ihari dukeneye abahanzi yego ariko ushobora gukora ariko ufite n'ikindi kintu ukora ku ruhande wowe nimba ushatse kuza kwirirwa uzenguruka ujya ku maradiyo uzenguruka utanga za giti indirimbo yawe tuyibyina umunsi umwe never uri guta umwanya iyo mbimenye hakiri kare njyewe nkimara kuririmba nk'uruhinja iyi mindset mfite none ahangaha nkaba ariyo mpite ngira wagusubiza amahirwe akakubwira ati ntabwo byararangiye ahantu hose si wabicyamamare wapi ubu najya ku isoko kwigurira inyanya bro never ni agafoto
ibi bintu noneho mwazanye ngo byo ngo mfite amajwi ngo mfite amashusho ngo ndabishyira hanze ubundi unshyira hanze n'ubundi mpora ndi hanze. Ibyo ni ibintu bituma nyine umuntu afata ubuzima bwe akabushyira mu kindi cyiciro kandi azicuza nyuma. None se Ama-G utekereza gute kuri wowe kuba icyamamare? Yego, ni bibi cyangwa ni byiza? kuri side imwe ni byiza kuko hari ikintu bimfasha, ariko ni na bibi ku yindi side. Hari ahantu biri byiza, hari n'ahantu biri bibi. Tuvuge nimba nagakwiye kujya mu isoko kugura umwenda, birambera bibi, barampenda. Umwenda waguraga 5,000 burabe 15, kugira ngo nutayishyura noneho bahita bavuga ngo bega abahanzi tugira, kandi umwenda ugura 5. Kandi nge ninjya kuwigurira barawumera 5. Ama-G najyayo 15. Icya kabiri, guhozwa ku nkeke n'abafana, kudaheruka kuduha imirongo indi njya kuyibaha mwaranegetse mwebwe. Ntabwo mwayumvishe gutyo. Sibajya kumva ngo havutse umuhanzi witwa Ama-G, babaye bumva se abandi nge bakaba bandetse. Kabiri, icyiza cyabyo rero, hari abantu bagura inkoko kubera ko ari zo kwa Ama-G. hari abantu baguha ibiraka byo kwamamaza kubera ko ari Ama-G. Nimba namaza Rujama, nkamamaza iyi ngiyi B1 Stock Bank, nkamamaza B1, ibyo ni ukubera ari Ama-G. Ibyo ni byiza, ariko kujya mu isoko, uri kugenda mu muhanda, iyo watsitaye, gutsitara tout simplement ngo kiba cyasinze, nkaho gutsitara bitabaho. Urumva? Nimba uri kugenda ukabona umuntu ari kwanduranyaho mu gaserera, ngo abanze babanyweye ibintu ngo ni ibintu bibi mu buryo. Niyo mpamvu ubona bashyiraho filime ku mamodoka, niyo mpamvu ubona badagenda ku mamoto, niyo mpamvu ubona amaresitora bariramo ababaze. Yes, rero ibyo bintu byose nkubwiye ko ari byiza, ariko ari bibi. Uvuze ukuri. Ejo bundi witwa Rodi mwarakoranye no kugira ngo tumumenye wabigize mu Real Rodi. Yego. Niyo twarimbanye indirimbo yanjye, yagize album yanjye twibishingwe, niwe wakoze chorus. Twakoranye indirimbo nyinshi. Ibishingwe araga chorus kayo nkunda. Mubana n'ibintu mutazi. Muri nk'abasare basebya amazi, kandi bayarobamo bakanacuma iminsi, ngo tubana n'imbwa ntituzimenye, tukabana n'abagabo ntituzibamenye. Niho yiririmba ngo tuba mu mbwa ntitubimenye, man, uri kubikora neza. Philippe Taramuzi ati uherukana na Ama-G The Black. Ariko iyo tuvuze abantu babaza, ubundi reka nkubwire, ari abantu utazongera kumbazaho babiri. Umuntu witwa Philippe, umwana aje gupromotinga indirimbo, uzanyemo Ama-G gute? Ntabwo ari korabo, ariko yamushubije neza. Congratulations bro. Nta muntu twabanye ujya usubiza bugoryi, urumva? N'umuntu witwa DJ babarira, ntuzongere. Ese Philippe takumukubaza se yabajije umuhanzi wagize uruhare mu ndagushubije ntuzongere. Nuwongera nzajya nceceka. Wowe umwana azanye indirimbo ngo umufashe uyi promoting, Ama-G uri kumuzanamo gute? Nk'umusapota we wabanje.
ikibazo yamubajije waracyumvishe yamubajije ngo iki ariko ngo rebo ngo aya maji ngo yagiye hehe ngo iyo ni promotion yamubwira ko yagiye mu nkoko ze inkoko zihuriye na The Choice bro hari ibintu mubaza namwe nese Ama G byarakubabaje kuba yaramukubajije oya ntago byambabaje ariko yagakwiye kumufasha adashaka kutugonganyisha imitwe kuko buriya iyo Rodi asobanura ibintu nabi ubu nari kuba nanjye ndi kumuvuga nabi uri kwishaza uvuga ngo kiriya cyana oya ntago njya nsuzugura umuntu twakoranye no ariko nari kukubwira ngo nta kintu nshaka kubivugaho ariko uravuze ati yamusubije neza kabisa umuhungu wanjye sha yamushubije neza rwose yemye indirimbo ye kandi mugende mukurikirane subscribe kuri Rodi Real Rodi indirimbo ivuga ngo hari igihe baba batanamumenye wenda bamwe na bamwe batubonye none ahangaha ivuga ngo pfa kuba nisindiye mu gifu niyagiye ako kantu iriya ndirimbo ni nziza cyane nziza njyewe nzi kure abantu bafite impano bose ndabazi imana gusa uzambabarire ntuzarire ntundize yego ibyo uvuga birumvikana Ama G mani mujye mureka tube muri showbiz ariko turi abantu b'inshuti nta shyari ariko uzi kugira ngo buriya nk'ikintu kiba cyandakaje cyane uzi kubona irira rya Bruce Melody urabizi ibyo bintu ntundize yabiririmbye kera nawe aho kugira ngo bamurize aririza baramurijije ibyo yabasabye babishyize mu bikorwa simbizi nubwo niwe wabivuze ariko twe twabonye arira ubwo nuko ariko se Ama G maske iri kubihishwe bya showbiz ndavuga maske ivuyeho ikavaho igihu kikavaho mwahita mwiruka nta kintu mwasha ndi kukubwira ngo twarirukanse tujya korora inkoko bro kugira ngo iyo maske ninavaho mutazatubonamo ibi bintu bya showbiz nyarwanda nta na rimwe romva nta na rimwe muzabona iyo maske yavuyeho mu gihe tutarashyira hamwe ever never ever habura iki rero ikibura ni iki ibyo bintu byahereye ku bwa kera kwa Baskizi uzamuhamagara umubaze bamasamba babaze ibi ni ibintu bimeze nka karande ingoma imwe iva igahereza indi nuko bimeze bro turabeshyanya turaryaryana turaho gusa turagenda turi scam gusa iyo ubabwiye ko icyo kintu ari scam barakwanga nk'ubu njyewe baranyanga nanjye ndabizi gusa kurira nararangije buriya fini nyamara uzongera urire narize bwa mbere mvuka ndira kwa Yago ntago nzongera kurira bro azatembagwa mu nda kuko warabivumbuye gusa sinari kuba narangije gukubita feri uri kubisigira ba Melody ariko nawe wararize ereka tuzarira ubundi wa mugani wawe kuba icyamamare cyangwa se kuba abantu bakumenye ni byiza pe biragufasha uzi ko kugira ngo uve kuri iyi kamera bizakuvuna ntago bizemera ntago tuzakwibagirwa nuko bimeze nawe rero uzahatana kugira ngo batakubona nabi hano reba nibereye mu nkoko nzi ko ngucitse unsanzemo Kabakana wavuye gukora vloge y'inkoko urumva aba bantu wabavamo
abantu batababarira amaji cyangwa ngo bababarire n'inkoko inkoko za maji. ngubu turaza kubigenza gute? njye ariko kurira byararangiye ngo hari inkoko narihanaguye. reka byihorere. amakuru ngufiteho ni menshi sinayavuga hano, ariko ubu noneho basigaye bavuga ati umuntu witwa Amaji ngo ntakiri umuhanzi, asigaye yibera kuri TikTok gusa live. iya ba nyina se TikTok si yanjye, nose TikTok yanjye nayo ngiye kuyizira. ngo ubu ni haza album zisorera ni nayo bitaramo bikorera. yego niwo murongo nihaye. none se bashakaga ko mbere yuko iza nabikoreraga babanje kuvuga ko utagira TikTok utagira Twitter. yego ni uburenganzira bwanjye. Instagram urayigira? yego. YouTube urayigira? ndazigira. urazigira nyinshi? yego. none uza kuri TikTok ati Amaji the Black asiga asora indirimbo kuri TikTok. bitwaye iki? bigeze icyaha? Oya. none se ikibazo ni iki? ni nka bya bindi byo kuvuga ngo runaka yashwanye na runaka, ngo umugabo yatandukanye n'umugore, ukabyivangamo nawe ngo ushaka ukarishima sha ukagira icyo bivugaho. wowe bamenyana, wowe urabizi. nimba nashwana n'umugore wanjye mu nzu, wowe wamenya twapfuye? ngeze nari mpari muri iyo nzu yawe. ariko uhita uhimba inkuru y'ukuntu byagenze. ngo Amaji bamuriye urwara, ngo arangije ahita amwirukana. tekinoloji na Yago ngaho Yago nawe ngo turavuga kuri Yago kubera iki biratureba? ntitwari noneho ntari wenda amasezerano yararangiye bavuganye nabyo tuzi. men ibi bintu none se reka nkubaza byonyine nk'ubu ngubu iyo umuntu yifashe akajya kuvuga ku wundi muntu, arashaka kugera kuki? uvuga iki ku muntu nyiri ubwitera kwibwire ngo njyewe n'umukunzi wanjye twararangizanye. yego. wowe uraza noneho nkande, wowe uravuga iki? cyahise ko wakubwiye ko bakundana ari nawe ukubwiye ko batandukanye. none si ibindi ni ibi? nabwira abantu ngo nabakanda nzugi, ukumva umuntu arabyanze ngo uri kwinjira mu nzu y'abandi wakanze urugi winjiramo gukoramo iki? se buriya musanze Yago bakiri kumwe. Amaji kuba baba bari kumwe ibyo no njyewe numva kuri kwa nyirubwite, ariko yavuze ko akimukunda. ibyo rero iyo ubyivanzemo ubundi uje nkande, wowe utarigera ugera no mu rugo. ubundi se buriya bavuze ngo bagiye gukora ubukwe batwerere, wabatwerera kuki muri abagome? ahubwo kuba batandukanye birabaye ntimukazajye mufata ibintu ngo mubifate muba abana babi. Amaji uvuga iki ku muntu wishimira ko umugabo n'umugore batandukanye? swat aba yafuhiraga uwo mugore cyangwa uwo mugabo, yumvaga ari we babana. ati Imana ishimwe, wenda wabona amahirwe yanjye azagera agaserebura. cyangwa yanyiyemeraga amukoresha. nimba wifotoranyije n'umugore wawe ngo baturyanye ifoto, bro, ibyo ni ishyari, kandi ishyari ni ishyano. ishyano rirangiza, ishyari rirangiza cyane. niyo mpamvu ujya kumva umuntu ikibazo akubaza cyose, ariko ngo ko bavuga ko ngo watandukanye n'umugore, inde wabivuze? yabivugiye he? mu biki? ahubwo uwo muntu niwe uba uri kubibaza. uwo muntu yemwe uwo muntu nagushuke. sinzi nimba uri kumva icyo kintu.
mwashatse abagore banyu bro, mugashaka umuntu abagabo. yigiriye muri show. Reka nigarukire kuri Muyango. Wabonye ukuntu bari kwataka umubyeyi nkuriye? Ngaho ibaze nawe, ibaze icyo kintu nyine, byibaze. Nta kintu cy'igikorwa cyiza yakoze kizima Wamuvugaho? sha mwana, cyakoze turavunanye cyane, ariko ikintu nkundira uriya mubyeyi ni uko adakunda kuvuga amagambo menshi. Ariko ibyo bifuzaga ngo umugabo we ngo yagiye hanze, ubundi wowe ushinzwe iki kuri urwo rugo? Rushinzwe iki Mana? Bagahimba n'abantu ngo bafashije umuntu ngo kujyayo, bakabivuga byose. Ariko Muyango, respect man, we komera, ubuzima nuko nyine tubayeho. Ikindi yarababwiye ngo mwubahe uriya ni papa w'umwana wanjye. Ubwo si ibindi mwarenzaho n'ibiki? Arabihanije ati yigire ku Gisenyi muri show. mu kazi na papa w'umwana yigiriye muri Amerika, situzi nimba ari mu kazi, nta nubwo bitureba. Twebwe turaje tucitse urondogoro, ivata ryavuyemo, turi gusakuza ibintu tutazi. Nabonye nuza n'abavuga ngo Kasuku nawe reka nkubwize ukuri, ngo amaje ngo zira nkoko size, ngo buriya ngo araragiye. Kasuku wa mipana bitwaye iki? Tuvugishije ukuri, ukaba uri umushumba w'inkoko, bitwaye iki? Tuvuge ko ari byo, bitwaye iki? Kihise. Rero abantu bajye bareba ibibareba, ibitabareba barebe ku ruhande. Gusa mu gushaka umugati abantu bari gukoresha strategy nyinshi. Ese Amaje wari wajya kuri live ya Godfather? Nayigiyeho nahise nanamubwiza ukuri, namugiyeho nje ndamubwira ni wowe witonde, wowe Godfather, wowe warambeshye ngo uzampa amafaranga wambwiye bitewe n'ibyo nari ngukoreye, niyo yagaruka nabisubiramo. Arangije scam, arambwira ngo hari umuntu ngo ugiye ngo kuguhamagara ngo ayo mafaranga azaguha ku wa mbere. Bagaye kereka nende ukubitanira nko mu Gatsata, kuko none zaba mu Gatsata. Ariko abantu ku isi hose baraba. Jewe ntago ibyo akora ndabyubaha, ateza imbere bamwe mu bahanzi, abandi akabanyweza. Ariko none ikintu cya danger rero cyanje ntago yanyweza inkoko. Yazinyweza gute se? Ngo nose ngo zirabishye, nturiye inkoko. Njyewe ntago nkunda umuntu usebya abandi Mana. Ubundi Godfather ashokanye nabo bita ba Bushari, Bushido. Ubundi uri hehe wowe? ngo Bushari yafashe audio yoherereza Kasuku y'iminota 48. Ni Double G. Bulldog. Ariko Bulldog yarabihakanye, aramubwira ati wowe ngo yashyizemo utuntu tw'ababyeyi cyane. Ariko man, iyo biri ngombwa umuntu umubwiza ukuri. Godfather hari igihe aza nkumva ibintu ari kuvuga ari mu murongo pe, mva nanamushyigikira. Ariko iyo ageze muri deal yo gukasa, mba numva nyine ari gukora ibintu bibi. Amaje MTN wacu na Muzika Festival yaratangiye.
vugira ngo B1 Gin sha B1 Gin ku isi hose tubonye muri B1 wibuke no muri match kuri stade ni B1 I'm proud tusigaye tuzi n'akantu kakongereza ugatamo yego ndi proud yo kuba ndi brand ambassador wa B1 Gin urabona ahantu hose ejo bundi turaba turi kumwe n'ubundi murabizi Igicumbi biraterwa na schedule ariko ngomba kuba mari nyine ko buri Igicumbi wakiriye gute guhamagarwa kwa Bulldog kuza muri MTN Wacu na Music Festival ni byiza kuko mani Double J arakora mani tujye twemera umuntu wafashe ikintu cyitwa initiative yo kumuraperi kuva muri Nili Butare kugeza na nizi saha hashize imyaka ingahe ni myinshi adatirimuka mani agombaga kumuhamagara kuba yari asimbuye Kevin Kade bwa mbere bataramuhamagara bundi bagombaga no kujyamo mbere y'uwo nguwo niwe wagombaga kuba ari mu ngura yagakwiye kuba yarakamusimbura mani Double J ni umuraperi wa danje mu Rwanda mu byemere mu byange confidence knowledge no gushimisha abantu ibyo byose mani Bulldog ni umuntu njyewe ndamufana ntago nakubeshya ako wavuze ko mu baraperi ufana ari aza ku mwanya wawe niwe wenyine ahubwo noneho ubimenye kugira ngo ubyemere hano ubwo ari njye nyine nabo barabiza abandi baraperi Kemo ubundi umuntu wa mbere kuri njyewe yari Kabaka ariko ubu ngubu ni Kemo kamete nitamo na B1 Gin ako kabibero noneho bakitanga iki ubuzima bwanjye so rero kuba yaramusimbuye ni nyine ubwo niwe bitewe n'aba organizer ariko amakuru mfite ngo umwaka utaha urajyamo Imana nibimfasha njyewe ariko ntago nkiri muri kera mwana byabaga ari competition ku buryo umuntu atangira kuvuga ngo ndafata amakwasteri manukana abantu ariko ubu ngubu ngenda ndategereza nkareba ntaba natumiwe nkaba najyamo ntari mirongo ye rwose hano mu Gatete iracyuzuye kandi ubitse ngo n'indirimbo turwase utarasohora ndazifite uraziza ariko ikiza nuko wowe uzi aho zira ndirimbo zasohora ryara Amaji urumva nanjye mitajya muri ibintu byinshi cyane ariko nzazisohora tu nyamara sohora imizigo ariko man music kubera ibintu nabonye by'amashyamba ibintu bya nyine byo gucana intege ari ukuntu umuntu avuga ati iyi side nko kubyigana reka mbe mbyutsemo gake ndeka abandi bantu bakore kuko n'abandi bahanzirwa bakeneye gukora ntabwo ari twe twazahoraho oya ako kantu banze kumve neza yego ntago Ama-G The Black ari uzaguma mu bitaramo byo mu Rwanda wenyine Ama-G reka ngaruke kuri wowe gato Ama-G wari witabira ubukwe ewe narabwitabiriye inshuro zingahe inshuro imwe kubera icyo utajya utaha ubukwe nabwo n'ubwanjye nitabiriye kuki utajya utaha nyine ubukwe bw'inshuti zawe cyangwa se abasani ujye mu bukwe bw'umusani
mani sinzi ukuntu mpeze, nimba ari inenge, nimba ari sinzi uko nabikubwira, ariko ntabwo nkunda kubona ibintu byacishwa ngo byagenze nuku cyane ko hari n'igihe ndeba gutya nkahita mvuga ati ariko umusikama tu scam. uriya mugabo ari gusikama umugore cyangwa umugore ari gusikama umugabo? umwe muri bo ugahita ubona hashize iminsi biragaragaye, ukibaza umwanya wataye mani ujya gutaha ubwo bukwe. ugahita uvuga uti mani bano bantu ahubwo bakabafunze. njyewe nicyo kintu navuze, abantu baretse imikorere, bafunze imiryango y'amakenkayori, baparitse amamodoka ngo baje kubashyigikira, nyuma y'iminsi 4 ngo rurasenyutse. ubu hari akavido kari gucicikana ka Vestine ngo yanze gusoma umugabo we. ninde wabwiye uburyo asomanamo? uri kubyumva? aricyo kintu rero njye mba mvuga, kubera iki abantu gutaha ubukwe ni kimwe. abo ni abagumiwe buretse gato. Yego, ni abasore bashakaga gutereta Vestina, abo ba komenti, abo bari tugendane. Ni abakobwa bagumiwe. umuntu uri kuvuga ko Vestine yanze gusoma umugabo we biramureba? biramureba? ntago bimureba. yaragumiwe nimba ari umukobwa. Yego, undi ni umuntu washakaga kumuporopoza, urumva? nawe yaragumye. undi n'undi wo mu muryango wenda wo muri izo famiye utarishimiye ko swat nawe yagombaga kuba ari mu bambarira wenda umugabo cyangwa umugore. yari umuntu, ni umuntu ufite ikibazo cy'ishyari, kugira aho ukurikira bizu y'umugeni wowe. navuga ka kantu Kanyombya ajya avuga mu kanse kamwe nuza wizi Khalifa ya postinze. ni abantu bafite ikibazo cy'ishyari. ariko ibaze wumva umuntu waririmbye kujya gukurikirana ngo ukanafata video ngo yamusomye ahara, muza basomana wenda mu mico y'iwabo basoma. kuki mumeze gutyo mani? rata uzagira urugo ruhire, uzahabyareho ngo nakobwa wowe n'umuryango wawe, abandi bantu bose huzu. induba ni heza, induba ni heza, ni kure cyane, hirya ngo yamusomya ngo yanze kumuha bezusha. hari akantu kitwa AI. byakoze tuzabana tubaza, ariko reka turebe ukuntu tubana sha. namwe muzarira. ibyo byo ni ihame, ni itegeko. wowe urajya kwirirwa uvuga ku mwana wishakiye umugabo kuko wabuze umugabo cyangwa wabuze umugore, waguze bando zo kujya kwirirwa usakuza gusa tu. Never. uri kukica. bakubita icy'umutwe, ariko hari indirimbo yafite n'ura umukobwa wundi baririmba Imana yagize ikintu nawe ibintu yaririmbye biri kumubaho. yitwa gukira ndirimbo ibuye se. oya, nzakomora se. hari indirimbo nanjye nahawe ijambo. urayizi? nanjye nahawe ijambo kuko byavuze na nyiri ijambo. wowe rero nuko mfite udutoki hano ntaguha neza, menye ko umwana yahawe ijambo na nyiri ijambo. yego. Irene baba amwambitse ingofero avuga ati warakoze. wow. Emirene ariko Imana yarabikwiye.
sibyo yari abikwiye kandi koko umuntu uzamushimira akiriho nibyo man uzashimira umuntu akiriho akiriho yarapfuye uraza kumubwira iki ngo tujyane indabo ngo agihari nta n'ibiryo bamuhaye nta n'amazi yo kunywa urangije ngo ariko icyo navuga felicitation kuri MI Empire buriya mpita mbifata nka MI Empire umuryango noneho kanturike mvugesha ikintu cyatumye abantu bagira ishyari ni abantu bimwe invitation kuko Emile narabwiye ngo iyi ntago ari press conference ubu ni ubukwe wibuke ko Emile yanyambariye nanjye mu bukwe bwanjye nza amahame ya Emile yarakwambariye na Dani nanone na social mura ibyo ngibyo tubyihorere ariko buriya afite experience y'ubukwe tandukanye ibiganiro n'ubukwe nta biganiro byari biri hari nimba ukeneye kureba ubukwe MI izabuca MI izabishyiraho live ukotinge wenda da ariko utahageze ntushaka uzaza ubundi se waratwerereye ariko mwagiye mureka ibyo bintu ariko se kuki ukunda akantu ko kuvuga ko gutwerera nuko gutwerera bigaragaza ko nawe wifatanyije n'uwo muryango cyangwa si ukuvuga ko nta mafaranga bafite ariko iyo utwerereye biguha agaciro biguha agaciro ko kuba wakwinjira aho hantu wemye noneho ntacyo wikanga uje n'urukamera n'ibintu by'ibimikorongo uje ngo nkande wowe niho hava haboneka n'abarozi wabonye umwana ngo bagaburiye supagurusha ubu turaza kube rest in peace none se twabivuga iki kindi Imana imuhira ukora idashoboka ukaba uri kumwe n'umuntu wowe mu mutima wawe wazanyaga ikintu ngo ujye ryashyari nakubwiraga haruguru harya nta ndirimbo wita ishyari nabawa ishyari ni ishyano zose ahubwo umva ukabona abantu bari gukora content zibitagenze neza mu bukwe sinzi nimba uri kubyumva sinzi nimba uri kumva icyo kintu nkaho wavuze ibyagenze neza mu bukwe bw'umuhanzi watumye unagira content nzima uri kuvuga ngo ibitagenze neza mu bukwe ubwo nanjye nakoreka koko kinjira tuvugishije ukuri mbizi neza kuje kuvuga ibi ubundi si bitagenze neza uzi gute ko twabiteguye gute uzi harabaye iki uzi ko nimba umuntu wenda ikanzu yaragiye kwambara niyo yahisemo uje kuyikomantingaho amasaha ngo yabaje batinze iwanyu wowe icyo kintu abantu mugerageze mu kirere ngo urabona ngo yari umwadeperi ngo yabihinduye ngo ubu noneho niho bageze ngo yamusomye aha mugani wawe ni ishyari kandi ishyari ni ishyano ariko nta bukwe budataha bro amaherezo y'inzira ni he mu nzu ubu ngubu ugiye gusigara wishinyagura cyangwa nubwo navuze ngo ariko ngo yatashye shango iryo shyari riragukoraho ibyo bintu babyita kwivuna umutima uri babara kuvunika umutima wowe uri kwibaza ku muntu icyambere ateye intambwe utarageraho mu buzima bwawe nta nubwo wumva wenda kuyishyikira mbega nta kanunu ufite warihebye kuri iyo ngingo uhora wicaye inyuma y'ishyiga ngo umwana ngo aje ejo bundi ngo aririmbye indirimbo ngo zingahe ngo ahise ngo atware umugabo noneho ngo ikibazo ngo cyabaye ngo bagiye ngo muri arena mu ntare ngo n'amafaranga yishyura urababara bro wowe umenye kuri bubabare
ubukwe bwarabaye bwagenze neza bwaranatashye ugiye gusigara ubabaye gusa ubyimbye umutima. Inama wagira abanyeshyari nayo barigumaniriza bakoraho bagumanira iryo shyari ryabo. inama wagira umurozi azafata ubwo buroza buvange mu biryo byo mu muryango w'iwabo. Man, abantu ni abagome. abahekure Nawe kandi basaga. Ariko nta mpamvu. Impamvu ni iyi. Impamvu numva ko Emi yava mu buzima ni iyi. cyangwa impamvu wishimira ko nkena mbumukene Ni iyihe nyine? ko nubundi by'Imana Amafaranga wagatunze se n'icyo uzaba uyafite ubwo? Reka turebe. Kumenya mwandoza. Emi, ibi si 4,000. Ubu kugira ngo ibi 4,000 umayeho 2 mfashe 2, urumva? Avuga ati Emi, ibi bintu bitwaye iki? Ejo nawe waza ukama wenda 3. Ibyo bintu bibananiza iki? Ariko ahubwo ndumva ako kaboko nagacana n'ibyo 2 nkagatwarana n'ibyo sinongere kugusubiza. cyakoze abantu turi abantu babi cyane tu. Amaji nihe nama wagira ikintu wavuga cy'ubwenge cyo kugira umuntu inama umuntu wari wese. Reka duhere ku musore uyu munsi uri mu rukundo n'umukobwa Yego witegura gushinga urugo, inama wamugira ni iyihe? Okay, namubwira ngo ni intambwe itoroshye. Icyambere ntazagendere ku magambo yazimwe zahoze ari inshuti zakiri umusore, anashishikariza n'uwo mugore we kutazagendera ku nama zaba bandi bahoze ari inshuti ze akiri umukobwa. Amenye ko yinjiye mu buzima bushyashya, mu buzima bwo kwiyubaka, mu buzima bwo kuba bagiye kubaka umuryango. Naho nibagendera kuri babandi swat harimo abadivorce, harimo abagumiwe, nta cyiza bazakwifuriza. Ikindi wa mugore we uzamenye ko nyoko bukwe atari ugomba kukubakira urugo. Nawe wa mugore we wa musore we uzamenye ko nyoko bukwe atari ugomba kukubakira urugo. Impamvu muba mwabavuyemo mugajya guhura nimwe mufata imyanzuro. Uziko ari abantu nka sobukwe akabwira umuntu ngo uyu munsi ngo murye ngo amashaza, urumva, n'imyumbati, ngo papa yambwiye ngo turi. Afite urugo rwe, ufite urwawe, sibyo? Iyo niyo nama nabagira. Mubane nkamwe mwebwe ku giti cyane. Inama wagira abahanzi uyu munsi bagafashe? Ntago bagafashe kahese. Hizi scam zanyu. Wowe se ni wasinye miliyari ejo bundi? Oya ntago ari miliyari. Ngiye nasinye amafaranga y'umushahara wanjye nashaka kuvuga, ariko ntago nigeze nsinyira miliyari ngiye. Urumva kugafata uvuga simbyumva. Kumenyekana Wese kumenyekana turazwi, twese twaramenyekana. Ako zamaje ko abahanzi bo mu Rwanda nta mafaranga ahari bafite. Nayo nibabeshye ntayo. Abayafite ni bano bafite tundi tuzi ku ruhande, nka Ankostini kubera afite Ankos, nka Dani Vumbi kuko afite kwa Dani Vumbi Nyamirambo, nka King James kuko afite Mango alimentation, nka Magic kuko afite inkoko
urumva ntabwo nakwikuramo urabizi abandi batavuga ibinuza byabo buruse zayafite buretse nka Kina Music hariya hose barayafite ariko ntuzaze kumwe hari igihe uba ufite amafaranga ariko ukayasipendinga ushaka guhangana akashirira muri iryo hangana nase waba ufite amafaranga ukaza kurira bro wowe hari ibintu ariko ntaribi njyewe ntago amafaranga afite arayafite urumva ariko ntago abantu bafite amafaranga baba bahari mani ntago ni umukozi ni munyakazi uriya we ndamwemera ariko amafaranga yifuza mu mutwe we gusa andengeje amafaranga icyo ndacyemera andengeje na hiti ariko ikintu cyitwa gutuza ukumva utekanye nanjye ndakimurengeje ushatse kuvuga ko adatuje kadatekanye ntabwo wambwiye live yego none se nyine ubwo urimo hari icyo bita ikintu cyitwa involontaire wowe se urira buriya ntabwo wari utekanye ntabwo nari ntekanye wapi wowe se nawe rero ujya ugaruka kuri wowe ntabwo nari ntekanye sawa rero rero umenye ko n'umuntu wese uri ariko nka The Ben uririra kuri stage aba afite ni nk'ibyiyumviro ariko aramutse ajakarira ku ruhande atari ku rubyiniro nahita nkurabura wasanga se nawe ku rubyiniro kugira ngo abantu batavuga ngo yarize ari n'ahashirira amarangamutima Ben we mbifata nk'aho atari ikibazo nk'ibyacu Ben ahora arira mani nose ubwo yaba kuva kera adatekanye kugeza adatekanye akabyara adatekanye bigakomeza oya Ben ni emotion ariko nanjye ntago ari uko ntatekanye ku buryo runaka sinzi nimba uburyo runaka ndi busobanure gute ariko njyewe muranekanye ariko iyo ikintu kindenze nyine sinzi ukuntu bigenda gusa byarakamye yes amajire reka ngushimire cyane asante sana ku kiganiro dukoze mereza bibiri byanjye ni urugero narindi gutanga mereza ni mikoro nayo ngo mereza nze mikoro iguze bibiri nyine bimese kuki uribuka se kuntu wavuze subira ujya kuma bibiri enza ngowe n'ibindi bibe bine uwo muhaye ndanamuhata fata inyuma ya kamera ndayaguha ndabizi ntoya ntoyame emi tazaneza ayo ureke nkubaza ariko emi wambaye isaha ariko iyi saha ni gift yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago nayiguze singiye kubeshya iyi ni all man ndayambara ndaranyambaye nkavuga ati mubwire cameraman wababizi ufite isaha wahawe ufite telefone imeze neza wayibonye cyakoze amaje asante sana reka ngushimire ariko nizere ko wakize umeze neza reka ngowe nanjye bibiri kuri bine wampaye urakoze ubuse tugiye tubanaho gutya byatwari reka nanjye ngo hate wayahaye mu cameraman zana nkwereke wowe zana nkwereke kandi wampaye nyine zana nkwereke ngenda n'ubundi ukuboko gutanga kuruta kwakira zana aya njyewe nta kibazo mani cy'amafaranga mfite ntacyo ubu nyikigera hano nkumva
mwumva yabikuza uri buze kuyakora mwaza kumira inkoko yari iryoshye kuriye wari inkoko ese iyo umuntu akeneye inkoko bigenda gute ndaza kubaha ndaguha nimero zivuge 0788 yego 519 niyo ngiyo so Imana ikomeze kubarinda mugire umunsi mwiza turabakunda cyane kandi bombo clad icyo kunywa ni B1 gin internet ni mango 4G yego ubuto bwiza kwisi babwita zahabu umwarimu wa mbere wigisha imodoka yitwa mwarimu Clement hano kuri tapi mwarimu Clement ariko shaperime usigaye nayirarana nawe nk'iyi saha perime kwa mwarimu Clement muhamagara 078248 ukagenda akakwigisha amategeko y'umuhanda kandi akwigisha vuba vuba. Imana ikomeze kubarinda mugira ibihe byiza. Imyawe